Yes, of course, reka ngusuhuze kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ngira ngo niba ukoresha imbuga nkoranyambaga wakomeje kugenda ubona aya makuru hirya no hino, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nkundira mbe n'ubundi nakugezaho iyi nkuru, cyane ko ari inkuru iri gukomeza kugenda i-confusing abantu bagiye batandukanye. Ese koko MI Music cyangwa se Irene Murindahabi yaba yamaze gusubirana n'iri itsinda ry'abaramyi babiri aribo Vestine and Dorcas baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana? Ni mu gihe ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bari gukomeza kugenda bagira bati iyi couple cyangwa se iri tsinda ryamaze kongera kuba risubirana na MI Music yahoze ibareberera inyungu mu bijyanye n'ubundi n'umuziki ariwe Irene Murindahabi. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha ku muyoboro wacu, ni inkuru yihutirwa, banza undebere ku ijambo subscribe ubundi mbe nakugezaho ino breaking news, cyane ko ari imwe mu nkuru iri gukomeza kugenda igarukwaho by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abandi bati ese koko basubiranye, wow mbega byiza. Abandi bati ntabwo twakwifuzije ko aba baririmbyi barimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana basubirana na MI Music. Ibi byose tugiye kuza tubirebera hamwe muri iyi nkuru. Ngira ngo mu by'ukuri niba mwibuka neza, ngira ngo haciyemo nk'ibyumweru nka 2 n'igice hafi bitatu iri tsinda ry'abaramyi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bashyize press release hanze ko batakibarizwa cyangwa se batakiri mu maboko ya MI Music ariwe Murindahabi wabarebereraga ibijyanye n'inyungu n'ubundi mu by'umuziki. Ni itangazo ryakiriwe n'abantu bagiye batandukanye, barisamira hejuru, bamwe bavuga ibintu bigiye bitandukanye, abandi barishima, abandi baranezerwa, abandi barababara, abandi bararakara, ibintu nk'ibyo ngibyo. Na minsi ishize umuhanzikazi Dorcas agiye mu gihugu cya Canada, aho yagiye gusura mukuru we Vestine utuye muri Canada, akaba ari naho aherutse kwibarukira umwana we wa mbere. Rero akimara kugerayo Dorcas cyangwa se murumuna wa Vestine nibwo bahise batangaza itangazo ry'uko batakiri kumwe na MI Music yabarebereraga mu bijyanye n'umuziki. Ni igitekerezo cyangwa se ni itangazo ryakiriwe kandi rinasamirwa hejuru. Ariko kandi na minsi ishize aba bombi bakoze ikiganiro cyaciye kuri Vestine and Dorcas, ngira ngo ni nayo n'ubundi channel yabo iri official basigaranye, kubera ko ibihangano byabo byanyuzwaga kuri MI Music. Kugeza kuri ubu ngubu ntago bikiri kunyura kuri MI Music, ahubwo biri kunyura kuri Vestine and Dorcas, dore ko bakoze ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro cyabereye hariya muri Canada. Ariko witwa Dorcas hari aho yaje kubeshya abakunzi cyangwa se abafana ko ngo ikiganiro bakoze bagikoreye mu mujyi wa Kigali, ubwo bari mu Rwanda, ariko kandi batari mu Rwanda, ubwo bari muri Canada. Rero bamwe bagenda bavuga bati uyu mwana Dorcas uburyo akomeje kugenda agaragaza ko afitemo ubwiyemezi, ashobora kuzatuma ibihangano byabo tutabikunda. Ni ikiganiro cyatangiye kitari kurebwa cyane, ariko Irene abashyirira muri community ya MI cyangwa se MI Empire. Ikiganiro cyaje gutumbagira, ngira ngo ubu ngubu kigeze mu 400 niba nibeshye, niba bitari byanashyika ariko birenda kugera mu 400. So rero aba baririmbyi banatangaje ko bafite indirimbo nshyashya igiye kujya hanze yitwa Itabaza. Ahangaha noneho niho ruzingiye.
abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bagira bati dutegereje ko iyi ndirimbo y'aba baramyi ijya hanze, ese izarebwa cyangwa ntabwo izarebwa? Ati indirimbo ishobora kuba yarebwa ari uko basubiye mu maboko ya MI Music. Abandi nabo bati natwe ntabwo turongera kugira igitekerezo cyo kuba twasubira muri MI Music, mudukunde nk'uko mwadukunze, ibihangano byacu bigiye kuzajya bica kuri channel yacu ariyo Vestine and Dorcas. Iyi ndirimbo rero Itabaza iri hafi gusohoka ngira ngo nta minsi myinshi rwose ibura kugira ngo indirimbo ize kuza kuba yajya hanze. Ni indirimbo nshishikariza buri umwe wese kuzayikurikira, aba bana tukabashyigikira tukabasapotinga. Imana ibabarire kubita abana kubera ko harimo n'ababyeyi, tugomba kubashyigikira tukabereka urukundo nk'uko mwabakunze kuri MI Music no kuri Vestine and Dorcas. Muzabakunde muzabashyigikire, ariko amakuru yari ahari agenda hihishwa ku mbuga nkoranyambaga y'uko Vestine and Dorcas bamaze gusubira muri MI Music cyangwa se muri label yabafashaga mu bijyanye n'ibihangano byabo. Aya makuru ni ibihuha, abantu bari gukomeza kugenda bayabona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nagira ngo mbamare impungenge modifying ibintu mbabwire ko kugeza kuri ubu ngubu nta makuru ahari yuko MI Music yaba yamaze gusubirana na Vestine and Dorcas, ahubwo mukomeze kugenda n'ubundi mudukurikira umunsi kundi kugira ngo n'ubundi tugende tubagezaho inkuru zacu.